Nongeye kubasuhuza cyane inshuti bakunzi ba mwarimu Ben aho mugiye muherere hose mu mpande zose z'isi zitandukanye. Ndi wa muhungu wanyu, umuhungu w'amahoro, umuhungu w'ibyishimo, nkaba mvuga ibitekerezo byanjye bya politike n'uburezi nemye kandi nisanzuye, ntarya indimi n'iminwa, nta n'uruhande mbogamiraho, ariko kandi ibitekerezo byanjye bya politike nkaba mbivugira mu buhungiro. Bityo rero reka nsaba abashyashya mukigera hano mwumva ko duhuje, mukore subscribe mwisanzuye kandi rwose mufite ishema. Hanyuma bahamenyereye ebana mbakuriye ingofero rwose. Umuntu areba like ahita ashyira, umuntu areba ikiganiro ahita ashyiraho like, areba ikiganiro ahita ashyiraho like, ngayo nguko. Hanyuma rero kuri uyu munsi nta bintu bihambaye nje ngo tuganireho, ariko kameme nzi ko ibyo mbabwira byose bari ingirakamaro. Mbere yo kora nongera icyo mbabwira, reka none mbanze mbaririmbire kano karirimbo k'Abadivantisiti, indirimbo y'ijana mu guhimbaza. Nta nshuti nziza nka Yesu, atsemba ibyaha byacu, n'amahirwe kumwizera, kuko atwuzuza na se. Tubabaye rwose, dufite ishavu ryinshi, adusohoza ku Mana, yumva amaganya yacu. Nitugira ishavu ryinshi, tugatotezwa cyane, byoye kudutera ubwoba, tumwiringire rwose. Nta wundi wabidukiza, abiduhimuraho. Yesu azi intege nke zacu, jya wisunga Uwiteka. Ariko urumva, ariko ubundi njye nta nubwo ubundi njyewe nta dini ngira, ndi kabura idini. Umuntu baramutukaga kera ngo kabura idini, nta dini ngira. Izi ndirimbo ni z'Abadive. Njye najyaga gutangira isabato narabe babwiye, ariko kandi nkaba ndi n'umugaturika ukomeye cyane w'umuhereza, yego ku Mana yanjye rwose. Ariko buriya n'ubundi tuba dupfa ubusa. Imana ntigira isura, Imana si umuzungu si umwirabura, Imana ni umwuka. Rimwe na rimwe ushobora kubaza umuntu uti mu ijuru ni hehe, akanahayoberwa, akakubwira ngo ni hariya hejuru, ariko mu by'ukuri ijuru si hejuru, ijuru si no mu kuzimu, ijuru si mu kirere, ijuru si no mu kuzimu, ahubwo ijuru ni uburyo. Ni uburyo umuntu abaho igihe atagifite umubiri. Ntabwo rero ijuru, mbese uyu mubiri iyo twamaze gupfa watakaye, hari ikindi cyitwa ngo ni umwuka wera cyangwa roho mutagatifu ku bagatolika. Ubwo buryo tubaho bundi ni ryo juru. Ntabwo rero ijuru ari ahantu, ahubwo ijuru ni uburyo. Njye ntabwo nije teoloji, ariko kameme ndanatekereza. Hanyuma rero mbere yuko mbabwira insanganyamatsiko tuganiraho, turaganira buri gihe ndababwira kuri minu bumwe Jean Damascene Bizimana. Mbere yuko ngira icyo mvuga ku bintu bijyanye na ARG, ibintu n'ibiki, reka manze mabwira utuntu n'utundi. Aka kantu ntakibagirwa, murashaka ko ababwira ariko nkakibagirwa. Iyo bavuze ngo icyayi cy'u Rwanda, abantu muri mu Rwanda mwumva iki? Ntimwumva ko icyayi cy'u Rwanda ari icyayi gikomeye, yewe ku isoko mpuzamahanga nta gihugu cy'i Burayi utasanga icyayi cy'u Rwanda? Siko mubyumva mwebwe? Ngewe iyo bavugaga ngo icyayi cy'u Rwanda bakacyamamaza, bakagifotora, abantu bari gusoroma bahetse ibitebo, nahitaga mvuga uzi ko burya icyayi cy'u Rwanda gikomeye? Noneho wajya no kugura nyine amajyane ugasanga icyayi cy'u Rwanda gishobora, ndumva kinahenda hari kuruta ibindi byayo. Nageze inaha i Burayi rero, reka nkubwire, nta cyayi cy'u Rwanda wahasanga. Icyayi cy'u Rwanda umenya gicuruzwa mu Rwanda gusa. Ni ukuri pe, nimba hari umuntu uri i Burayi akaba azi
isoko, apana ya masoko y'abanyafurika bacuruza ibintu byashaje, ndavuga isoko icyo bita magaze cyangwa se urumva amasoko. Niba habamo icyayi cy'u Rwanda T-bag niko babyita, hari niba ari icyayi cy'u Rwanda, aho uzakibona uzanyandikire muri commentaire nzajye kukigura. Ntacyo wabona, nicyo kikwereka ko mu Rwanda basakaza igihuha. None utaragiye imahanga akabeshywa byinshi, kwa kundi bavuga ngo akanyoni katagurutse ntikamenye iyo bweze, ngo kandi utajya imahanga abeshywa byinshi, twebwe tukumva ngo tukaba tuzi ko icyayi cy'u Rwanda gikomeye byahe byo kajya ntikirenga Kigali rwose, ntikirenga Kigali. Nje ntacyo muri Polonye ntacyo nabonye, mu Bubiligi ntacyo ndabona, n'ikindi gihugu nagiye ahantu nta gihaba, uzakibona azandya kara. Ako kara gacemo rero n'utuntu tundi, ariko njye nabwiye ko n'ubundi mvuga ndanenga, ako nako ndakabanenga uko mwadutoje kumva ko dufite icyayi cyiza ko mu mahanga gikundwa. Ni nko kuvuga ngo ikiyaga cya Kivu na bwa bwato bwabo. Uvuye mu Rwanda ubona ibintu ukibaza, ariko nari impumyi, ese biriya bintu bigamije iki? Bakubwira ngo ikiyaga cya Kivu nyine ngo nahashahaba inyanja, uzijyaho rwose ukabona ukuntu zimeze, ukabona umucanga ureba n'amaso ubundi wa mugani we. Uriya mu Rwanda haba hari ahantu hari umucanga beach, umucanga hari ahantu umuntu ajya ku mucanga ukagira ukaryama, ntabihaba. Icyo bita plage beach ntabihaba pe, ntabyo nzi ngewe. Haba icyakora amashyuza nayakozemo, amashyuza abashyushye cyane niyakozemo rwose, ako ni keza, ariko ntamugakabye pe, nta bintu dufite byo gusurwa. Zibyo ko nyine mubeshya abanyamahanga bakisanga bahageze, ariko nta kintu dufite pe. Dufite ikisa mizazi wacu, inzu ndangamurage wacu nta bintu birimo. Hano iyo ugeze mu nzu ndangamurage ugira ubwoba. Nge nabonye ibintu, nabonye inzu ndangamurage mbese n'abano bantu b'i Burayi, reka mvuga abazungu, iryo jambo nta muntu utaryumva, umuzungu nta muntu utaryumva rwose. Nabo nagiye gusura inzu ndangamurage mbona nabo batangiye bacana nk'uko kera twacanaga dukoresheje igiti, tugakuba igiti ku kindi bikaka. Nge narabikoze, nge nakubaga igiti ku kindi bikaka, ibyo nge narabikoze rwose. Na hano rero niko babikoze. Nagiye gusura inzu ndangamurage yaho ndabibona, ngahenguko nari ndimo mvuga ko icyayi cy'u Rwanda ntacyo ndabona i Burayi, nta n'ikihaba kitarenga ikibuga cy'indege cya Kanombe. Hanyuma bakatubwira ko nyine ngo u Rwanda ni rwiza, ikiyaga cya Kivu, abanyamahanga bakaza byo kake. Buriya bahageze nuko batababwira, buriya baricuza bakavuga bati ntituzanagaruka. Hanyuma rero ako kaba gaciyemo, reka mbabwire insanganyamatsiko y'uyu munsi. Nakoze ibiga, ariko reka mbanze mbajyane mu yindi si. Ari kurwanye n'injangwe zanjye, rugiye kuza mena umutwe, sinzi amaherezo mambaruga. Gacyanye utuntu turi, nibutsa kandi kantu najyaga nshaka. Ubundi uyu munsi naho hariye kuvuga utuntu nshaka kubabwira, ariko nkatuburira umwanya. Wari uzi ko uyu munsi wa none ngewe mwarimu Ben,
nge mureba kuri kamera zanyu, umpitishijemo ari ukurarana n'umugore, ari ukurarana n'umugore no kurarana n'ihuku, ngewe nahitamo kurarana n'ihuku. Ndabibasobanurira. Ihuku ni inyamaswa nziza igupfumbatana buriya bwoya bwayo, noneho ukumva burashyushye, ukumva buranyerera, kandi ikabikora nta nyungu ikugamijeho, mutazanashwana, itazajya no kugutaranga. Cyakora kubyaraho nabyarana n'umugore, tugatemberana, tukajya ahantu tukabasura, tukababeshya turabakunda n'iki n'iki, tugataha, twajya kuryama, nyuma yo gutera akabariro akaryama ku buriri bwe, nanjye nkaryama ku bwanjye, ipusi kampfumbata. Nuko nsigaye nteye mu byumve ko imyumvire yanjye itakiri ya yindi, n'abatunguwe nuko nkora ibi biganiro mu byumve ko ntakiri wa wundi muzi, kirya gihe nari wa wundi, uyu munsi nabwo ndi uyu nguyu, ejo nzaba undi, angwe ejo bundi nzaba undi, ntawe umenya aho bwirageze wa mugani. Urumva ngayo nguko nge ako kantu najyaga nshaka ko ababwira nkakayoberwa, ku buryo uyu munsi ngewe ihuku zanjye zirampenda, amafaranga zirya ku kwezi n'imiti zivurwa nzitangaho ku kwezi, ntababeshye yatunga umuryango w'abantu 3 mu Rwanda, i Kigali. Ntago mbabeshya pe, ntago mbabeshya rwose. Ngayo nguko rero ako kaba gaciyemo. Hanyuma minu bumwe reka muzeho, nakoze ibiganiro, ariko uyu munsi ushaka ikiganiro banyari hatari, nakoze ibiganiro nkikorera hanze mu gashyamba, mbabwira tuganira ku kintu cyitwa ARG. ARG vuga Association des élèves rescapés du génocide, abanyeshuri, itsinda cyangwa se agatsiko k'abanyeshuri barokotse itsembabwoko. Buriya jenoside yitwa itsembabwoko mu Kinyarwanda, ariko impamvu babihisha, iyo umuntu avuze itsembabwoko ahita haziraho itsembatsemba n'itsembabwoko, noneho bagahisha itsembatsemba bakoze kugira ngo batazaribazwa, niyo mpamvu babyise jenoside. Noneho narabikoze ibiganiro byinshi ndabwo, ariko ARG zimaze iki mu banyeshuri? Nabikoze mu mwaka ushize nko mu mpeshyi, ko ntacyo, ko abana ntibazi jenoside, ntaki n'izina ubwaryo rirabisobanura. ARG abana si abacikacumu, ariko ngewe najyaga mbanyuraho bagahita baceceka, bakoze akaziga bagaceceka, ukabona ahantu narabababwiye ko mbese nabibasobanuriye mu biganiro, mugende mu byumve biriya biganiro nakoreye mu gashyamba. Noneho kubw'Imana nagiye kubona mbona ku kintu cya Dr. Bizimana Jean Damascene mini urwango, ariko shoriya mugabo kuko bagendeye ku shoriya mugabo sinzi wamutoye pe, none wamutoye nawe ni nkawe. N'ubundi buriya baca umugani ngo indayimenye indi, ikigoryi kikamenya ikindi, imbwa ikamenya indi, injangwe ikamenya indi, ngayo nguko. Ubwo rero ngo uno mwaka w'amashuri ubwo batangiye mu kwa 9, ngo bakivanye mu mashuri, ubwo wasanga ibiganiro byanjye barabyumvise cyangwa se bari bafite na gahunda yo kubikora, ariko uko byajyana kose ni ibiganiro byanjye. Nababwiye ko icyo gihe ibiganiro byanjye byararebarwa, abantu bari bakimparaye babyumva banje yaringa. None uyu munsi ngo ntago uno mwaka w'amashuri watangiye mu kwa 9 ngo bakivanyemo mu mashuri ngo cya ARG. Abana b'abanyeshuri murebe iki kiganiro, muzanyandikire kuri Facebook, nitwa Mwarimu BNP, iri zina naryo kuri YouTube ni naryo ryo kuri Facebook, muzanyandikire mumbwire nimba ARG ikiba mu mashuri. Hanyuma ngo bagisimbuje ikintu bita ngo karabu y'ubumwe n'ubwiyunge, karabu y'ubumwe n'ubudaheranwa. Reka ngisome ntakotora, nkajya nanjye mpimba nkuko nabahimba, nkuko akwirakwiza igihuha. Ngo yitwa ARG mu bigo by'amashuri yose binjiye mu yindi miryango. Ubu niko kuri ARG yakoze inshingano zikomeye zo gufasha urubyiruko rwacitse ku icumu rya jenoside kwiyubaka.
turashimira cyane abayishinze, ariko guhera umwaka ushize abanyamuryango ba ARG b'ibigo by'amashuri yose binjiye mu yindi miryango, uko niko kuri, ibindi ni impuha, ntihagire uziha ireme, impuha uziha ireme. Hanyuma rero hanyuma mu mashuri yose atandukanye ARG yahindutse club y'ubumwe n'ubudaheranwa, aho abana bose babishaka bibonamo. Nkibaza ubundi se abana n'ubusanzwe n'ubundi abana ntibazi jenoside. Twebwe ijambo ubumwe n'ubwiyunge n'ubudaheranwa byagiyeho kuko twebwe twabonye jenoside, twabonye abahutu bica abatutsi, tubona n'inkotanyi zica abahutu, tubona n'imbunda z'inkotanyi n'iza Habyarimana birasana. Noneho icyo kintu birangiye, kugira ngo habeho barema ikintu bita ubumwe n'ubwiyunge. None se abana ubudaheranwa baraheranwa n'iki batabonye? Nta kintu bazi pe. None se murafata abana batari jenoside? Twebwe nkatwe nitwe byakabaye ngo ubudaheranwa ntiduheranwe n'amateka twaciyemo. None se bo abana b'imyaka 15, 18, ubu ngubu abakuru ko bafite 20 wenda baraheranwa n'iki batazi? Namwe mu nyumvire ibintu muhembera abantu, mugafata ikiministiri nk'iki ngiki mukagihemba amafaranga, mugafata ministiri nk'iriya mugashyiramo abakozi, ibi ntacyo biba bivuze. Ibi aho kugira ngo mushinge iyi club ngo y'ubumwe n'ubudaheranwa, byaruta mugashinga club antisida, cyangwa se mugashinga club yigisha abana b'abakobwa uko bambara kotegisi, cyangwa mugashinga club yo kwigisha abana b'abakobwa kuboneza urubyaro, kuko ibyo nibyo bizabagirira akamaro, nibyo bizabagirira akamaro ejo hazaza, kuruta ngo ubudaheranwa. Baraheranwa n'iki se agahinda ko batakagize? Ko ari twe twagize agahinda, mwaduteye, mwatwiciye ababyeyi, nyuma duhinduka n'interahamwe, turirya turimara kugira ngo twige, mwebwe muhabwa amafaranga mukanahabwa muhabwa amafaranga yo kurya ku ishuri, mukanarihirwa minerivare, mukanahabwa ibikoresho, mukanagira gute, ubu muri abadogiteri. Ahubwo twebwe nitwe dukwiye kubababarira kugira ngo tudaheranwa n'agahinda mwaduteye, mukaniga, twebwe tukabuzwa amahirwe yo kwiga. Naho abana bo muri kubarenganya pe. Ubudaheranwa baraheranwa n'iki? Nta gahinda bazi ka jenoside, nta mwana uzi jenoside. Nizo nzibutso ubundi ntimwagakwiye kuzibajyanamo, inzibutso nitwe twagakwiye kuzijyamo, abo bana mukabareka, mukajya mubigisha mu bitabo gusa, ariko izo nzibutso ntibajye kuzireba, kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi batazahura n'ibibazo by'ihungabana cyangwa ry'imitekerereze nk'ibyo twahuye nabyo. Ubundi icyo nicyo cyakabaye igihugu kizima. Ariko iyo mufashe ministeri ngo minu bumwe, mukirwa musakaza ya magambo ngo abajenosideri bavuze uku, namwe nimuvaho abazaza bazaza bavuga ngo mwavugaga gutya. Icyo gihe rero u Rwanda ntabwo ruzaba u Rwanda na rimwe. Icyiza ni uko twashyira agapira hasi, ntiduheranwe twebwe n'agahinda mwaduteye, namwe nimuheranwe n'agahinda inyenzi zabateye, nako mwitera ubwanyu, ahubwo ntiduheranwe, noneho tukabumwe. Ariko abana murabajyana mu byo batazi, ejo cyangwa ejo bundi uzasanga nabo bari kuryana, baryane batazi n'icyo bapfa, babyumva gutyo mu mateka. Ndashoje, Gasizi kasinza ndasoje rwose. Imana y'amahoro bampera umugisha, ntako nashaka kubabwira rwose. Bizimana urimo uratoba, urimo urayobya, urimo urandavuza u Rwanda, urimo uraruha isura mbi nawe ubwawe utiretse. Ariko mbona n'izuru ryawe ari ry'umutwa rwose, sharira bwataraye we. Wowe uri umutwa bazakumera iki kiganiro, niba nkubeshyeye uzangaye. Ariko usibye ko hari abatwa bakuruta, njye mfite inshuti yanjye, njye kugira ngo mpunge nafashijwe n'umutwa. Ubyumve, nafashijwe n'umutwa, ndanamushuhuje cyane. Umutwa wamfashije guhunga, ejo bundi narakubonye wakoze subscribe. Sinshaka kuvuga izina kubera impamvu z'umutekano wawe, ariko uzanyandikire kuri Facebook, nitwa Mwarimu Beni. Nagiye kwandikira mbona ntuherukaho. Amahoro y'Imana bane namwe.